mukuru wanjye aho nari ndi mu rwuri nagiye gushaka ubwatsi bwa ngabo, ninjiye mu gitaramo mbona umutima wari gutimbya nk'ubutaka bwatashyemo ifuku, mbona umutima wari gusigaranwa nk'amasaha wagira ngo ari gusigaranwa nk'amasegonda, nibaza ibyo ari byo. Ariko mushiki wanjye nanjye murebye nibuka ko Imana yampaye impano, mu mpano yamaye gusa imitima y'abakundanye, ariko irambwira ati ntuzumvirize aho baryamye cyangwa bitakureba. Nuko ubwo rero byose niho byaganaga, cyangwa umukiza ndi muto ariko nkagira utwiso duto tureba kure nk'utwinyaho. Ubwo rero narebye umutima wa mukuru wanjye navugana amagambo mbonyemo sinavana nababwira. Hari ikibazo mwamfuramye urakoze urakabyara, nta kindi avugaga ati ngwino mwari mwiza wabyawe n'abeza ukavukira heza, ukagira indoro nziza, ukagira insoko nziza, nagusaba ukanyakira neza, none nkaba nguhawe neza, dore uturabo twiza, dore abasanga beza n'abakwe beza, ati byose ni byiza n'umutahira mwiza, bazagukunda paka urutagira umupaka, dore ko nta n'imibiraho impaka, ngo muzabana paka kimwe nabyikira ko muzahora bishyize Imana paka. Mubyeyi rero mukuru urabizi mushiki wanjye akunda Imana, ubwo ndabizi uzayimuhe paka, uyimusige paka, uyimuhate paka, y'Imana muzagumane paka. Mushiki wa na mukuru wanjye akunda icyubahiro, ubwo uzakimuhe paka, ukimusige paka, saa sita na nijoro, icyo cyubahiro uzakimuhate paka. Kubasanga basagerageje kandi dusange isano, nimuhorane umuhoro n'umuhondo, muhorane amahoro n'amahirwe, kandi muze amata ku ruhimbi. Mubyeyi rero burya njye nakuze numva ngo umugabo utagira ikivuga arwana icyicaro, uko mundeba aha nanjye ndi umugabo ku giti cyanjye. Ubwo rero datanyise neza nyitatsenga umukiza, wagenda isenga umukiza umugambi wa Bizimana wita Imana, ugakomeza ukageza kuri Musinga, ngo njye ndi umusinga utari umusinzi, ndi umusirimu w'ijajabi. Ubwo rero iwacu turabatunzi, twanyoye amata adutembamo nk'amaraso akatugenda mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Nanjye gufashwa. Mubyeyi rero mbere yuko nkomeza igitaramo muraza kunkundira mbanze nisurize umwami n'umwamikazi. Hari icyo bitwaye mwamfuraga? Oya ntacyo bitwaye. Urakoze urakabyara. Uraho mukuru wanjye ruti rw'imangarirwa amaboka, ukaba nyir'ingabo y'ingoma bugakwikotera ngabo y'inkera. Urabona mushiki wanjye simbisendere buranga tegisi urutabisanze, nkunda kwisebetse ingame munde zivuga urwunye. Mubyeyi rero hano nahabonye na pare, kuko pare wapanze ipura iposha iraboneka. Hano nahabonye na marene n'umubyeyi wamaye bahagarika Imana mu bugingo, nagira ngo muze ibiganza tumushimire. Nuko murakoze murakabyara. Mubyeyi rero ndabona izuba ryarenze inkombe y'abasizi, kandi amasaha ari gusatira amasahane. Muraza kunkundira mbabwire n'amazina y'izakuye mushiki wanjye. Ngwingazi wacu n'imiditiro cyakwesanga amusanga iz'Amerika mbere n'amazina z'umugabo n'imena rugambi n'agabaganizi kabikoza migo y'u Rwanda, Imana mbere umujyanama n'inyamibwa nkunda, ngwimbabaza abayizamure maremare cyane ugijya n'umwana ishogo rufite icyasha mugabo, bagarira cumi tinshirye iburyo, iyibaza rikaba n'umutuku rirakamira abana abatindi bakeneye yaza kugira hano kugenda manga bizaterekana uhanga izazarwanya bamwe n'abantu yari matabugabo garataye kumera kuzikora mu mujyari bakarigisha n'ingongoro turi n'ingorigoro n'izajyanye n'ibiragoromeza n'abamwe n'ababo yagiye bamusangiza mutara n'uko zitaramari zikorera myenge y'ukujiriza ukitanga ukigwamagara mu kajari n'izajyanye n'ibiragoromeza n'abamwe n'ababo ibiga mu gitondo n'imugoroba no mu kasitwara k'inkoko amashini mu ndebinga mu mukara amashini cyane bakiri. Mubyeyi rero uraza kumundaza gusanga yivuga kuko ashitira ibigwari utajya muri nkamwe vuga ngo ibipiripiri by'imodoka imbari ngaramaze ubugira iti njye mu kindi azana mbere nyene imbere y'isi ndakurasa wiseye atoya atashwe ndaza n'ingabo y'urutare ekufotora cera fora duturaguritse ndaza n'ingabo y'ibyuma urabashira ibyabo by'umweru yaje mu nyigo y'itugomba no kugabara ugenda n'abwira ngo genda gahoro sewe umukira se navukiye kuvusha n'Imana yereye umugisha. Nuko mubyeyi rero undi wigeje umushimire, ndagushimira namenya amakuru kizo twabakoye mwazishimye ndetse bidatsinze mwatwemereye n'indongoranye. Mubyeyi burya inka ziwanya n'iz'iwacu tuzivuganya bemeze nk'imvune wavivuye njye naravivuye, uraza kunkundira unyakirira ibuye y'inka kimwigisha uko bayikoresha ndabizi uramenyesha ngiye kwigisha byarasomo ukiri gito umukecuru agaseka kandi kizera, uraza kunkundira abanyire umugisha banze zifite icyaka Imana nakwita muranazi
uno umwarira n'uruhanga urwana tumashugisha ababyeyi urakoze urabakamera umubyeyi rero umwana ukwagara kugama kumureka imvura iri kugwa urakoze urabakamera umugabo ni po ntabwo bajya aricara akanyafite umugore azatamurwa n'agajisho bataranyanga ngo binatsinda akagabanya umugabo ranyanga agasore n'isida agasore n'umusore gatandukanye n'ubushari ndanda n'iwahanuru umubyeyi rero we muri uriya muryango bambajije ngo umukobwa w'ababyeyi tuzamufata dute nanjye nabashubije nti tuzamurinda jida ahubwo tumuhatera ibyo kandi ngo tuzamurinda inkokora ahubwo tumuhate umwobo ubwo rero niba arabona akoze nabi wagize abebiri ariko niba nakoze neza ukangora kuri iyi nkoni ukayimera umugisha umubyeyi inkoni si yo mubita inka abazikubita niba akazikamera kandi umubyeyi urabizi mu bantu bavutse ubwa mbere ku isi kugeza isakuka twari turi kumwe mu rwuri burya abashumba tuba ari icyaha cyo konesha ariko n'igira tuba ari icyo gutukana ubwo rero barabona atukanye uraza kumubarira uraza kumundira une nakuri wamutse amutsitsi urakoze kuma ukaba gasa nk'amazi yawe ariko n'akana kabonye numva n'agakura ajyana ari ikibazo umubyeyi rero burya bamwe batanze imana zabo mu butumwa bugufi abandi bazitanga kuri mobile money baraza kumundira nanjye ikikiriza imana yanjye abageni bacu aricyo bitwaye ndashima databukwe ndashima n'amabukwe ariko cyane cyane ndashima uwamwegukanye y'imana yanjye nk'umutahe abakameramani bakora akazi kabo kuko ufotora bizaniye igura kandi no foto wajyana kuri banki bakaguha inguzanyo rwose n'ufite agatusha n'agatoresha y'izamure nta kibazo nawe umuseka nuko bagena amahire rero mu nkundi muri bane mu maso nanjye mu ndebe umubyeyi rero abageni bacu barebye mu maso aho nyuma akanamujisha babonye amafisi na fiyete jire na jizere ko bashaka bazabyara na joseph niba bishaka baze no gusomana ko gusomana kubi ni ukubinyabiziga umubyeyi rero murakoze murakabyara akumeni nka yewe rwemawe nta musozi nanjye kanani ndimo twabyemeye nzari tuwari utumariye byinshi tumva tutakurekura ariko twabaciye ubyumva icyo mvuga se kindi ni iki ko nashimye ukazanywe kamusezere hanyuma ubundi uramutse uyu mubyeyi agusezera se mumaze iyo ugiye ubona gusezera muhumurize mubwire nyine Christe uraho aha ntabwo bashaka sa n'ibigero gatoya mucungire hafi ndawumvira wa mugabo uzi aho agiye uwamugusubiza wamugeza igera hino uwamugusubiza urumva wamujyana se umahanga aho ibikwiye biraboneka ariko uramenya uyu mukobwa ni uwacu sibyo ubu se wakomeza kugenda byigeze ukaza byagira wakwakira Christe hari ubwoba ufite ntabwo rwose hindukira hano uyu mukobwa si mwiza uyu mukobwa ni mwiza ndabona hari aho adakoma murakomeye cyane kubera ko nubwo mwamugaye ageze sinamubye kandi koko uri mwiza sinzi ko hari uwari wabikubwira kuko bikubwira ariko we ndagira ngo uyu mwanya